twafashe urugendo tuva mu ntara y'ivugabutumwa ya Gisenyi twerekeza mu ntara y'ivugabutumwa ya Karisimbi. Rwari urugendo rutari rurerure cyane nubwo twagize imbogamizi y'umuhanda utameze neza, ariko ntibyatubujije kugerayo. Tukigerayo twakiriwe n'umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa Karisimbi ndetse n'abizera batwakiriye neza urugendo. Igikorwa nyirizina cyatuzinduye ni umusaruro ushimishije cyane wavuye mu ivuna ry'urugo ku rundi, aho abasaga 45 bagiye kubatizwa mu mazi menshi. Byatuzinduye ngo tujye kureba izo ntwari zagize uruhare muri icyo gikorwa cyiza cyane cyo kugarurira abantu ku Mwami Yesu. Mu by'ukuri nubwo hari insengero zimwe na zimwe zitarafungura zifunze, ntabwo umurimo wo uhagaze, kuko abizera bo bakomeje umurimo, haba uwo kwiteza imbere, haba umurimo wo guteza umurimo w'Imana imbere, ndetse n'umurimo wo kwiteza imbere mu bya mwuka, ndetse no gukomeza dukora nk'uko itorero ry'Abadivantisite ridushishikariza gukora, tukiteza imbere ndetse tunateza n'igihugu cyacu imbere. Mu by'ukuri umusaruro wavuye muri iki gikorwa cyateguwe n'itorero ry'Abadivantisite muri rusange, ababyeyi bakinjiyemo ku ikubitiro ni ababyeyi babiri. Turaza kugira nabo ikiganiro gitoya mwumve imbaraga y'abatwaye ndetse n'umuhati bakoresheje, ariko si abo bonyine, hari n'abandi bizera bakirimo kigikomeje. Nshuti zacu, bakunzi ba North West Rwanda Field Adventist TV, dukomeje kubashimira ko mukomeje kubana natwe. Abatarakoze subscribe tubasaba kuyikora. Reka rero tubagezeho ubutumwa buto bw'aba babyeyi.